tugiye gufungura UTB. Leta yaratwemereye binyuze muri Minedike na HEC uburyo ubu twabonye uruhusa, noneho tugiye gufungura irindi shami mu Ruhango. Bamwe mu baturage batuye mu karere ka Ruhango no mu ntara y'Amajyepfo muri rusange bagane na BTN TV batangaza ko nta kubisa kwakira kaminuza iwabo mu Majyepfo ngo kuko kuri bamwe aya masomo barayumvaga ariko bakagorwa no kugera i Kigali cyangwa i Rubavu. Yaba ababyeyi n'urubyiruko bavuga ko bigiye kuborohereza kubona uko bakurikirana aya masomo hafi. Twarishimye kuko twumvise ko tubonye ahantu abana bacu bazahinira bugufi. Ayo makuru tukimara kumva byaradushimishije nk'ababyeyi dufite abana kuko bajyaga bakenera kwiga ibijyanye na ririya shami bikatuma bajya kure za Kigali n'ahandi, ariko byatunejeje cyane kuba iryo shami ryaje mu murenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango. yikozeho kubera ko agiye ahandi agiye asa neza kandi nibwo ntashobora kubafasha, ariko ubu ngubu bwije kutwegera umugore yasa neza agiye ahandi abandi bagabo bamureba niba kaminuza ihari igatanga ubumenyi bukwiriye bwa munyeshuri, numva nyine kaminuza zatera imbere, ariko n'abaturage dutuye hafi aho ngaho tuzahungukira byinshi. Bizanyakuraje kuba nahitangirayo vuba nkabasaba wenda n'umwanya nanjye nkakomeza kweprovinga mu byo nize wenda nkatera n'imbere. Mukarubega Zulfati washinze iyi kaminuza avuga ko uretse no kuba ababyeyi n'abanyeshuri cyane cyane urubyiruko bararebweho mu kuzana iyi kaminuza mu Majyepfo, banarebye kuko iyi ntara irimo gutera imbere ikabamo amahoteli atandukanye, igakorerwamo ibikorwa by'ubukerarugendo ndetse no kuba ifite imijyi 26 yunganira umujyi wa Kigali, byatumye bahitamo gutanga umusanzu wabo mu gutanga ubumenyi ku batuye iyi ntara, bizanagira uruhare mu iterambere ryayo n'aka karere ka Ruhango muri rusange izaba ifitemo icyicaro. Babonaga ko mu by'ukuri hari amahoteli yaba ari mu Majyepfo hose, harinze kuvuga district imwe ku yindi, ariko ugasanga hari amahoteli ariko badafite abantu babyigiye. Ni muri urwo rwego rero nk'uko mubizi mu kugirana ubufatanye n'akarere ka Ruhango, icyo dusabwa ni iterambere ry'akarere. Kugira ngo rero ugere ku iterambere ry'akarere nuko ibikorwa byose biba bihari, nta n'uwagera ku iterambere adahereye ku burezi. Ni muri urwo rwego rero twagiranye ubufatanye kugira ngo noneho nk'amashuri ya tekinike nk'aya ngaya wiga ukihangira ibyo ukora, cyane cyane no kumva ko wakwiga ntubure akazi. Tangira kwandika tuzatangira kuwa mbere. Aba baturage bavuga ko atari ubumenyi gusa bazakesha iyi kaminuza, ahubwo banayitezeho iterambere izazanira umujyi wa Ruhango n'akarere ka Ruhango muri rusange biciye mu guhanga akazi no gutanga imirimo. Kaminuza tuziko itanga akazi ku rubyiruko, tukabonamo imirimo, hari imirimo y'amaboko, kuba baduha akazi mu bintu bijyanye n'ubucuruzi, kandi noneho no kwaguka mu mutwe ku rubyiruko. Ahantu hageze ikigo cyitwa kaminuza, iterambere riba ryaje. Abacuruza urumva muvoma ziba zibaye nyinshi, abana bazigamo bazaba bakeneye kurya. Muri make imikorere urumva ko hari ahantu ivuye igiye no kugera. Uzabona yenda bazaza bakeneye kwiyogoshesha amasaro mu isoko n'abacuruzi byinshi bitandukanye yongera, kuko tuzatubonye popularity nyinshi iza kwiyongera ko abaturage bari batuye mu karere ka Ruhango. Ijambo ryacu no kubashimira kubera ko badutekerejeho, kuko babonye ko iki gikorwa natwe twari tugikeneye. Iyi kaminuza isanzwe ifite gahunda yo kohereza abanyeshuri barangije muri yo mu bihugu birimo Qatar, United Arab Emirates mu mujyi wa Dubai, by'umwihariko gukora akazi no kwimenyereza umwuga mu byo biga mu mahoteli yaho. Atangaza ko iyi gahunda izanareba abaturage n'urubyiruko mu Majyepfo bitewe n'amahitamo yo kuba bakwiyandikisha bakiga amezi 6 cyangwa amezi 9. Abo twagiye twohereza Qatar bize UTB cyangwa n'abandi bize mu zindi universite bifuza noneho kubona ayo mahirwe ko nabo baza hano aho dufunguye UTB Ruhango, kuko iyo gahunda nayo turimo kuyikora yo kwiga amezi 6 cyangwa amezi 9 ukurikije ibyo ufa batwoherereje, mu buryo nawe yabona aya mahirwe kugira ngo nawe ajye mu bihugu bya Qatar gukorayo cyangwa Emirates yewe na Saudi Arabia, kuko nabwo tugiye gutangira gukorana nabo. Muri urwo rwego rero Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuva afunguye imiryango yayifunguriye Abanyarwanda by'umwihariko urubyiruko. Ndabakangurira rero kugira ngo nabo
aya mahirwe bayabyaze umusaruro baza kwiyandikisha kugira ngo noneho aya mahirwe bayagereho. Umuyobozi w'akarere ka Ruhango wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu avuga ko bizafasha mu iterambere ry'akarere biciye mu bucuruzi, ubwenge n'ibindi bitandukanye, ibishimangirwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ruhango we uvuga ko banatangiye kumva ibyiza by'iyi kaminuza biciye mu baturage bahawe akazi mu bikorwa byo kubaka inyubako iyi kaminuza izakoreramo ahitwa Kigoma, ndetse ikaba yaranatangiye abaturage igihumbi ubwisungane mu kwivuza, ayizeza ubufatanye muri byose. Dushimira kaminuza ya UTB kandi tunabizeza ubufatanye mu buzima bwa buri munsi bwabo bw'abaturage ndetse n'ubw'iyi kaminuza. Iyi kaminuza y'ubukerarugendo, ikoranabuhanga n'ubucuruzi ya UTB, iri shami rifunguye mu karere ka Ruhango ribaye irya gatatu nyuma y'iryafunguye mu karere ka Rubavu ndetse n'iriri mu mujyi wa Kigali, ari naho hanaherereye icyicaro cyayo gikuru. Ibarushimuwe Bihoyiki Kevek.